umugisha rero uyu munsi none rero ndashimira Imana data kongeye kunyemera kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko dusanzwe tubona ibyo bihe n'ubuntu Imana ibitugiriye bidasanzwe n'imbabazi nyinshi Imana ibitugiriye rero ndabashimiye aho muri mwese rero Imana iguha umugisha ufunguye iyi video yaba kuri televiziyo yawe yaba kuri telefone yawe cyangwa se kuri mashine yawe Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi Imana ikwishimire ikomeze ibane nawe kurwanirire uko bwije no kubukeye umwanya rero nk'uyungure ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana none tumenyeranyeho umwanya w'agaciro kenshi umwanya w'igiciro cyinshi Imana yaduhaye ijambo ry'Imana niryo rizima ijambo ry'Imana riratubwira ngo jambo yahoranye n'Imana kandi nta na kimwe cyari mu gitaremwe nawe urumva ko Imana yaremesheje isi ijambo ravuze ngo habeho iryo ni ijambo kandi iryo jambo yari Kristo Yesu ugeze kubwira abafarisayo ngo Aburahamu ngo atarabaho ndiho ngo kandi yarambonye arishima urumva ko ijambo ryakoze imirimo n'ibitangaza kuva kera Kristo yakoze imirimo n'ibitangaza kuva kera kuva tutaramumenya yarariho kandi yakoze akomeza dukorera ibintu byinshi kandi bitandukanye Imana imugisha rero uyu munsi nagira ngo tuganire ijambo nahaye umutwe witwa kumenya Kristo iyo akenshi turimo twatuza abantu agakiza yaba abavuga butumwa yaba abapasiteri n'abandi bantu batandukanye bavuga ngo turashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe turashaka kumenya Kristo by'ukuri ariko umunsi nagira ngo tuganire ni gute umuntu amenya Kristo ubundi ni gute ni iki cyakwereka ko uzi Kristo nuko warumvishije bamuvuga ari ukuntu umuntu ubuze umuntu umwumva bamuvuga ariko ukabutamuzi neza utazi n'ibyiwe ariko ko bumva yuko bahora muvuga harya bavuga ati umuhanzi runaka musitari runaka umukinnyi runaka umuturanyi runaka akavuga ati ariko umuntu yakoze ati uriya muntu uramuzi harya biterwa nuko umuntu asubiza ariko genda gusubiza nti njya mubona ariko ntago muzi njya mubona ariko ntago muzi uriya kumenya umuntu n'indi ntambwe ntago ari bya bindi uvuga ngo ndamuzi ntago kumenya umuntu ni ibintu birebire bisaba kugira ngo umuntu arishurirwe ku rundi rwego ko kumenya umuntu atari bya bindi byo kuvuga ngo njya mubona atambuka hari ukuntu mubona hari no kumumenya rero Imana iguha umugisha uyu munsi rero none turi buze kuganira amagambo turi buze gusanga mu gitabo ni igitabo ni cya Matayo ibice ni 10 Matayo ibice turaganira mu gitabo cya Yohana ibice 10 turahera ku murongo wa 27 umutwe w'amagambo avuga ngo umwungeri mwiza wenda duhereye kuri uyu mutwe no umwungeri mwiza ubundi ni Kristo niwe witaga umwungeri mwiza kandi niwe mushumba mwiza uragira intama ntazimize abandi birashoboka ko bazimiza ariko Kristo we ntago ajya azimiza iyo yagufashe abagufite mu biganza byiwe ntago uzavamo igihe yaragiye kuva ku isi yarasenze avuga ngo data wampaye mbafite mu kiganza ngo nta numwe wigeze uvamo usibye umwana wo kurimbuka ngo ariko ngo ibyo ngibyo ngo abivuga yerekeza kuri Yuda usibye ko uyu munsi none n'abayuda baracyahari abo bugingo baracyahari ndetse hariho n'abandi bantu berekeza mu nzira zirimbukiro bitewe nuko umuntu wese biterwa naho ahisemo kugana Imana ibaho umugisha umurongo ku 10 umurongo wa 27 icumi umurongo wa 2 ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose kandi ntawe uzazivunura mu kuboko kwanjye intama zanjye ndazizi kandi nazo ziranze niko Yesu yavuze kandi zirankurikira kandi ngo ntawe uzigera azivuvunura ngo zirankurikira iteka kandi ntawe nziha ubugingo iteka kandi zirankurikira ntawe uzigera zivuvunura mu kiganza cyane cyangwa se mu kuboko kwanjye intama ziwe ziramuzi kandi ngo ziramukurikira kuko ari ize ziramukurikira ntago bisaba ko biba agahato ntago bisaba ko biba intambara ntago bisaba ko uzibwira ngo zikurikire ngo bizigore ahubwo ziramukurikira kuko zibona ko kumukurikira ari cyo kintu kizirimo iyo wamenye Kristo ikintu kikwemeza ko uzi Kristo utangira kwifuza nk'ibyo yifuza utangira gukora nk'ibyo akora utangira kureba ibintu nk'uko bireba utangira kubyumva nk'uko abyumva sinzi niba uri kubyumva neza ndagira nkubwire ngo iyo uzi umuntu neza iyo uvuga ngo bari abantu hari igihe umuntu avuga ati kanaka gutya na gutya avuga ati oya nushaka kumumenya uzamumaze kanaka kuko baraziranye baragendana na Yesu yavuze ngo intama zanjye ziranzi ndazizi nanjye kandi ngo zirankurikira zumva n'ijwi ryanjye ngo nziha ubugingo buhoraho iteka kandi ntawe uzigera zikura mu biganza byanjye kuko zamaze guhinduka intama ntabwo zikiri ibirura
zamaze guhinduka inshuti. Intama y'umuntu ngo ajya imbere y'umushumba w'intama, yewe n'andi matungo ajya abikora, ujya imbere zikagukurikira ngo zumva ijwi ryanjye. Uyu munsi wa none rero niba ushobora kumva amajwi atandukanye, kumva ntumenye ijwi rivuye ku Mana ritavuye ku Mana, banza umenye se koko uwo nkurikiye ndamuzi, ndi intama ye. Kristo ndamuzi, ndi intama ye. Ziranze kumumenye rero, kumenya Kristo no kutangira kumva icyo ashaka, kumva nawe nicyo ushaka. Usigaye mbonye ni wari inyugu, sinkiri cy'abantu bifuza ko mba, ahubwo ndi cy'Imana ishaka ko mba cyo. Urumva ntago ukigengwa nawe, ntago ukiri uwawe ngo wigenga, usigara wumva urukundo rwo gukunda Kristo ari rwo rusigaye rutuma wumva wamukurikira. Uko niko kumumenya. Ni nabwo ubona icyo umusobanuraho, ni nabwo ubona icyo umuvugaho, ni nabwo utangira kumva urukundo rwe nyakuri. Hanyuma hari ibintu rero bita kumva ngo umuntu avuga ngo turaba Kristo, dukurikira Imana, dusenga Imana, ugakurikira nawe ariko utariyumvamo ako kantu ko kumva usigaye unyotewe kunezeza Kristo, usigaye unyotewe kumva ahantu bavuga ijambo ry'Imana, usigaye unyotewe kumva amagambo y'ubupfapfa utagishaka kuyajyamo, ahubwo ushaka kumva ahantu bari kuvuga Imana, ukumva niho waba uri. Usigaye wumva unyotewe kumva wakwicara ahantu bari kuganira ijambo ry'Imana, usigaye wumva unyotewe kumva bari kuvuga Kristo, aho bavuga Kristo bavuga imirimo ye, bari kuvuga ibitangaza akora, bari kuvuga ibintu akora, cyangwa se ibintu yagiye akora ari hano ku isi, cyangwa se bavuga imbaraga ziwe, ukajya urumva ushaka kumva ibyo bintu, utacyumva ugishaka kumva ibintu by'ubupfapfa, ahubwo ushaka kumva icyo bavuga ku mwami wawe, kuko wamaze kuba intama ye kandi uramukurikira. Kandi ijwi ryiwe uraryumva, ijwi ryiwe iyo bari kuvuga ahantu bari kumuvuga neza, bavuga ibi, urahamenya. Aho rero niba utaragera ku kigero wumva ushaka ibyo Kristo ashaka, ntago uramumenya, nta nubwo uranamukurikira, kandi nawe ntago arakumenya, ntago muziranye, kuko aravuga ngo intama zanjye ziranze, zumva ijwi ryanjye kandi zirankurikira, kandi izo ntama zanjye nziha ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni ubwa none n'ubugingo bw'ahazaza. Umunsi wa none ubaho, n'ejo hazaza akazabaho. Ndavuga nyuma y'ubu buzima turebesha amaso ubwo ibigaragara. Kristo azakobeshaho, uzabaho. Ubwo abandi azaba bari kuvuga ati birarangiye, uzavuga ngo nibwo bitangiye, kuko uzaba uvuye mu buzima buzima ugiye mu buzima buzima, kuko uzaba uvuye mu buzima burimbuka ugiye mu buzima buhoraho iteka ryose, uzaba uvuye mu buzima bupfa ugiye mu buzima buhoraho iteka ryose, kuko uri intama ye. Zumva ijwi ryanjye. Abantu benshi ujya kubona umuntu ngo se kugira ngo umenye ko Imana ivuganye nawe, ngo cyangwa umuhanuzi avangiwe, ngo bibwirwa n'iki? Nuba intama ya Yesu uzamenya ko ari we ukuvugishije aciye mu muntu cyangwa atari we, kuko n'ubundi akoresha intama ze. Nubwo afata mu ntama zimwe akazigira inshumba, ariko nazo ni intama kuko ziramukurikira. Areba iminsi imaze kuba macuwa, akaziha umurimo, akazibwira ngo nimuyobore n'izindi, mu gihe ngiye gutangira ziriya namwe mube mureba zino, mugende ndi hariya namwe mube muri aha, mu gihe nzandi gukora ibingibi namwe mube muri gukora ibingibi. Ziramwumva kandi ziranamukurikira, kandi zumva ijwi ryiwe. Ntabwo zitiranya amajwi ya Satani n'ayayo, ntabwo zitiranya amajwi y'ibirura n'ay'izindi ntama. Kandi ikindi, zimwe mu ntama yatoranyije kugira ngo ziyobore umurimo, ubasha kubana na Kristo akabana n'izindi ntama zo mu cyanya cya Kristo, ntago amajwi y'intama ze ayitiranya n'ay'ibirura n'andi ashaka kwigira intama cyane kurusha izindi. Kuko abantu benshi muri ibi bihe bigoye, abantu bacanzwe n'ibintu ngo kanaka yambwiye, nakanaka arambwiye, nakanaka arambwiye, nakanaka arambwiye. Ariko niba ufite Kristo muri wowe, ukaba uri umwe mu cyanya kiwe, mu ntama ziwe, ikizaba kivuga Kristo nyakuri uzakimenya. Ahubwo connectinga, ndagusaba kugira ngo uyu munsi wa none usenge Imana usaba connection yo kuba mu ntama za Yesu, kugira ngo umumenye nawe akumenye, wumva ijwi rye nawe ukumva iryawe. Arakuzi muri ngo nduwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi. Uri kumva? Nduwo mushumba kandi nanjye nuwanjye. Uburyo umubyeyi aba ari uw'umwana n'umwana ari uw'umubyeyi, nuvuga ngo nta wabatandukanya rero, kuko nguko umwana agenda, uko umubyeyi agenda neza ko n'umwana bari bugende. Yesu rero arabivuga neza muri aya magambo, aravuga ngo intama zanjye ziranze, nanjye ndazizi. Si ukuvuga ngo
zinzi gusa njye nzirengagiza, ntabwo ari nk'iby'abantu hano ku isi bashaka ko tubirukanka inyuma ariko twebwe bakajya baturebera ku rutugu. Urabazi babaho, umuntu ashaka ko umwaminiya, umwemera, umwizere, umuvuga imyato, ariko kugira ngo akomere ari uko ashaka kuzajya akwereka agasuzuguro ko wamwemeye. Ariko we kumenya Kristo ntabwo ari kumenya amazina ye yombi, akakandagira ngo wenda tukavugeho cyane. Ntabwo ari kumenya ko yitwa Yesu Kristo gusa, ntabwo ari ukumenya ko ari Yesu Kristo gusa, ni ukumenya neza, ukamenya ibyo ashaka, ibyo atekereza, kandi Kristo agatangira kuguha ku byifuzo bye agushakaho, ugatangira kumva ibyo Imana igushakamo n'ibyo ushaka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda bankunda banshakana umwete bazambona, ibyifuzo byiwe bikaba ari byo bikuraza ishinga. Uko niko kumenya Kristo, ugatangira kunezezwa n'ibimunezeza, ugatangira kumva ko utakiri uwawe ngo wigenge. Uko nguko niko kumenya Kristo, gutangira kumenya yuko Kristo adakunda ibi, akunda biriya, yanga atanga umunyabyaha, yanga icyaha ukirinda icyaha.